Urubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro rumaze ukwezi rutanga umusanzu w'imbaraga zabo mu kubaka ibyumba by'amashuri azigirwamo mu gihe azaba asubukuwe. Uru rubyiruko rwahisemo gutanga umusanzu wabo ku gihugu muri ibi bihe amashuri afunze kubera icyorezo cya coronavirus, aho leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo hazirindwe ubucucike bw'abanyeshuri mu gihe amashuri azaba asubukuwe. Aba basore n'inkumi bari mu rubyiruko rw'abakorerabushake rumaze kumenyekana nka Youth Volunteers kuri uwa 29 Kanama basoje ukwezi bari bamaze bakora imirimo y'amaboko hari kongerwa ibyumba by'amashuri ku kigo cya Groupe Scolaire Muyange kiri mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro. Izi mbaraga bakoresha ubwitange ndetse no kudacika intege babikomora kuba babanjirije. Impamvu ibikorwa tubikora mbere na mbere ni ukwigira kuba tubanjiriza, ikindi ni ubushake. Kuvuga ngo ibi ngibi tubikora kugira ngo bizagirire akamaro barumuna bacu cyangwa se bazadukomokaho. Nta yindi mpamvu tubikora. Inama nagira urubyiruko nibave mu rugo kandi bagire ubushake baze twubaka igihugu cyacu ko turi imbaraga zubaka kandi nuko dukunda igihugu cyacu tuba twumva imbaraga zacu n'umurava wacu rero tugomba kubitakaza. Inyungu zacu ni ukwishimira kuba natwe twakubaka amashuri natwe ejo hazaza tukaba twavuga ngo hariya nashyizeho itafari cyangwa se n'abana bacu ejo hazaza bakazayigamo, bikaba byadushimisha cyane kurushaho. Izo mbaraga nta handi tuzikura, byose bikubiye mu gukunda igihugu cyacu mu rwego rwo kurwanya COVID-19, bikadufasha kuba twafatanya cyane n'inzego zose kugira ngo natwe tube twarengera igihugu cyacu. Nta handi imbaraga n'umurava tubikura usibye gukunda igihugu cyacu. Bamwe mu batuye muri uyu murenge bavuga ko ibikorwa by'uru rubyiruko bigaragaza ejo hazaza h'igihugu. N'ubusanzwe urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, rero dushimishwa n'uko urubyiruko turubona hirya no hino rutanga umusanzu warwo mu kubaka igihugu, bitwereka ko ejo hazaza igihugu kizaba kimeze neza kubera izo mbaraga z'urubyiruko. Urubyiruko rwacu rwatojwe gukora, ruzanakomeza no gukora igihe tuzaba twebwe tumaze kugera mu zabukuru zikagera ikirenge mu cyacu. Mu by'ukuri tukizera ko igihugu cyacu kizaba gifite amaboko yo kugikorera. Umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Kicukiro Uwizeyimana Eric ahamya ko aho urubyiruko rutabaye rutabaruka neza. Nk'ibisanzwe Youth Volunteers turi mu ngamba mu masite atandukanye ndetse no mu midugudu itandukanye. N'ikimenyimenyi nk'uyu munsi murabona ko bitabiriye baje kwifatanya n'umuryango wa RPF Inkotanyi uyu muganda wo kubakira abana b'Abanyarwanda aho baziga bajya gutangira. So bimeze neza, no gukomereza urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, aho rukomeye urubyiruko rutabaye rutabaruka neza. Bivuze ngo niba twubatse amashuri, niba dukangurira abaturage kwirinda iki cyorezo, uyu mwanzi ni ingirakamaro ku gihugu. Urugero aho mubona bambaye amajire amasoko, igare, mu byapa, ntabwo igihugu cyabona inzego z'umutekano nka polisi zikwira ahantu hose. Murumva rero ko hari icyo urubyiruko rumariye sosiyete nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Urubyiruko rw'abakorerabushake kuri ubu ruri kugaragara hirya no hino mu gihugu mu bukangurambaga bwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus kuva yagaragara mu Rwanda. Ni muri bamwe mu bakorera ubukangurambaga ahurira abantu benshi babibutsa kubahiriza amabwiriza yashyizweho muri gahunda yo kwirinda iki cyorezo, harimo kwambara agapfukamunwa neza, kubahiriza intera ya metero hagati y'umuntu n'undi ndetse no gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ibi bikorwa byo gutanga imbaraga zabo mu kongera ibyumba by'amashuri bikaba byaratangiranye n'ukwezi kwa Kanama 2020, aho bafatanyaga n'abagore bagize inama y'igihugu y'abagore SNF babarizwa muri uyu murenge. Kuri wa gatandatu bakaba basoje uku kwezi bafatanya n'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi muri uyu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro. Jean Aimé Désiré Izabayo, Doma News Online TV.